Iby'ubuzima biratangaje. Iyo nshubije amaso inyuma sinashoboraga kurota ko ari uku bizagenda. Icyakora sinicuza imyanzuro nagiye mfata, nubwo hari igihe nabaga ntazi aho izangeza. Biteri, biteja ugeze hano te? nje ku kazi, nari nakererewe. Nyamara uracyafite iminota 15. Mega, Bite? mwembi mukora hano? Dukora hano. Ese, umva, ufite akanya se nkugurira icyo kunywa? Icyo ufata cyose, ndishyura. None? Okay. Sawa. Akira icyayi. Urakoze ese ubundi cyane. wakwiheraga kawa, si byo byiza? Kakugwa nabi se? Icyayi ni icyo nshaka. Urakoze. Wowe ukora aho bacururiza ikawa kandi ukanywa icyayi? Nari nkeneye akazi nakora nyuma y'amasomo. Megan ambwira ko hano hari umwanya. Nabonaga kazamfasha gukora ubupayiniya ndangije kwiga. Ubupayiniya? Ye? Sinari nzi ko ibyo ari byo uteganya gukora. Duhura inshuro nyinshi cyane, haba ku ishuri, ku nzu y'ubwami, ariko ubu nibwo bwa mbere tubonye akanya ko kuganira. Akanya ko kuganira? Ni ukuri. Ubanza hari uko ndi mushya. Nawe ntugakabye. Sinzi, ariko hari igihe numva ntaramenyera. Inaha ntuhakunda? Oya, si uko ntahakunda, ni uko hatandukanye n'aho twahoze. Kuki se mwimutse? Papa aherutse gufungura resitora muri aka gace, ubwo rero twarimutse ngo tuyegere. Uko ntaramubona? Ntabwo ari umuhamya. Ubwo abona atabahamya? Urebye ikintu kimushishikaje ni uko twakorana igihe nzaba ndangije amashuri. Wowe se nibyo ushaka? Nifuza gukora nk'iby'abandi bose bakora, urugero nko gukora akazi numva nkunze, nkabona amafaranga. Naho se wowe, uretse kuba umupayiniya, ni iki kindi uteganya? Hari amashuri nifuza kwiga. Ni papa, uretse gato. Ntacyo. Yego papa. Mu minota 15. Okay. Bye. Ihangane. Nta kibazo, wagenda. Arashaka ko njya kuri resitora? Nta kibazo. Uriya naho ku ishuri, sibyo? Sawa. Kandi urakoze. Urakoze nawe. Tuzongera. Bye. Mbwira se. Biriya bintu si gusa. Ibyo uvuga simbizi. Ngwiki? Nuko gusa ari mushyina. Twaganiraga gusa. Erega tugomba kubaha abandi. Uzi ko ari byo? Kubaha abandi. Mbabarira di. Nikize? Ni mwiza sha. Kandi ubona rwose agukunda. Umva, mbona ari umwana mwiza ariko ntituziranye. Ikibazo se nuko atarabatizwa? Ngo ntarabatizwa? Ntabyo uzi se? Oya, njye niko nibwiraga. Nuko yitwara nk'umuvandimwe. Azi ko turi idini ry'ukuri. Mega, sinshobora gukundana n'umuhungu utarabatizwa. Abantu bose siko bavukiye mu kuri nkatwe. Waretse mugakundana. Gerageza kwishyira mu mwanya we. Dutabye mu nama, twari tugiye kuguha buruse, twagushyize mu ikipe kandi ejo dufite umukino. Ibi dukoze ni ibiki koko? Biteja, byagenze bite? Wapisha. Kuki koci yagutonganyije? Sinzongera gukina umupira. Nabonye yarakaye kuko bari bavuze ko bagiye kumpa buruse, none ikaba igiye gupfa ubusa. Ngo buruse? Banza uzi gukina? Nakinaga mu ikipe y'ikigo nigagaho, ariko ababyeyi banjye nako mama
ntashaka ko nkomeza gukina umupira. wabwiye coach impamvu uretse umupira? Umva nawe ra, ubwo namuzanaho iby'idini. Icyakora nkubwije ukuri, umwanzuro wafashe uyu munsi ni ukwiriye. Urakoze. Ariko ntabeshye, rwose mba numva nshaka gukina. Sinzi, numva kureka umupira bimbabaje pe. Sha ndakumva rwose. Burya kugira ngo umuntu ashobore kwiyegurira Yehova bisaba kwigomwa. Uravuga ibyo kubatizwa? Ahubwo se ni ryari? Numva nzafasha papa umunsi narangije ishuri, wenda nko mu mpera z'uyu mwaka. Buriya ahari bizaterwa. Wowe ibyo wakoze uyu munsi bigaragaza ko uri mu nzira nziza. Urakoze. Ya, reka njye guhindura. Okay. Naha nimugoroba. Nimugoroba? Mu materaniro. Bitesha. Nibyo, ndaza. Bitese? Ndabarogoye se? Oya, usanze ngiye. Naha nimugoroba. Sawa. Bitese? Naha nimugoroba. Ibyo ni ibikisha? Mu materaniro. Sinakubwiye ko ngiye kuba umuhamya wa Yehova? Warabivuze. Ariko kuvuga no gukora biratandukanye. Nyamara ngiye kubaho. Kubera iki? Reka sha, kubera umukobwa? Reka. Ushatse kuvuga iki se? Humura, ntacyo mpfa na Yerize. Gusa yakwawe n'idini. Ariko wowe rwose mbona atari cyane. Koko se? Nge nuko mbibona. Ewana. Ubu rero ibintu byarahindutse. Ibyo wavuga byose wibuke gahunda dufitanye. Iyihe gahunda? Nimugoroba dufite umukino. Ndajya mu materaniro. Uratangiye. Ubwo ndashaka undi mani. None se ngirene. Hari indi nshuti ngira se? Oya, humura. Turajyana, ndaba mpari. Koko se? Nibyo. Sawa. Reka njye guhindura imyenda. Naha nimugoroba. Naha nimugoroba. Eri, sindi buboneke nimugoroba. Nishimiye ukuntu twaganiriye. Tuzasubira ejo, sibyo? dushobora gusaba abantu bakaboherereza ubutumwa bubifuriza isabukuru nziza y'imyaka 60 bamaranye, cyangwa tukaboherereza amafoto. Urabibona utese? Ndumva ari igitekerezo cyiza. Cyakora nta kintu kinini mbizi. Humura, njye na Elize tuzabikora. Turabishoboye. Ni byiza. Eri, urabivugaho iki? Urumva hari icyo wadufasha? Eri. Elize, ese kumbona usa n'udahari? Ese nta nubwo wumvaga ibyo tuvuga? Mumbabarire rwose. Ufite ikibazo ki? Urebye, hari ikintu nashakaga kubabwira. Ariko sinzi aho nahera. Tuguteze yombi. Hari umuhungu nkunda. Ngukunda? Nifuza ko twarushaho kumenyana.
ku myaka 17 ariko ngiye kugira 18. si icyo nshaka kuvuga. None ikibazo ni ikihe? uzi ko njye na mama wawe tubona ibyo gukundana n'umuhungu kandi utarakura. ese ubundi uwo muhungu ninde? Ni Jacques. Jacques uyu waje? Papa, niba ikibazo ruko atarabatizwa? rekeraho nawe nyine urumva ko atarabatizwa, kandi niyo yaba yarabatijwe muracyari bato. Ngo turacyari bato kandi tugiye kurangiza amashuri. Eri, ubu mwembi ntimurageze igihe cyo gushaka pe. Ubona koko Jacques ari umugabo wagufasha mu buryo bw'umwuka? Rega nanjye sinzi uko byaje. Eri, turakumva rwose. Twanze rwose ko wabona umugabo uzatuma wishima, ntitubyanze rwose. Ariko mwana wa, ikibazo ni uko iyo ukunze umuntu cyane utaramumenya neza, biba bigoye gutahura inenge ashobora kuba afite. None se umuntu ntiyihanganira inenge z'uwo bashakanye? Ibyo ni ukuri, ariko umenye ko mbere yo gushakana n'umuntu aribwo ugomba kureba intege nke afite mu buryo bw'umwuka, si nyuma yaho. Nibyo. Nuko gusa iyo mbonye abandi bakobwa bari hamwe n'abahungu numva mbagiriye ishyari. Turakumva rwose. Ariko Jacques usanga nta mihati na mike ashyiraho kugira ngo abatizwe, kandi mwembi ntimuragira igihe cyo gushaka. Wihangane rwose pe, jye na mama we ntabwo dushobora kubyemera. iyi ndayirambiwe, ndashaka gushyira indi mu mugongo n'ubu bazashushanyaho igikamba. Ufite akanya? Ndaje. None se bite? Kuki utagisubiza message nkwandikira? Rwose umbabarire. Uribuka umbwira uko wari umerewe igihe coach yashaka gukina ariko ukanga? Igihe nakubwiraga ko bimbabaje se? Yego. Ibyo se bihuriye? Ababyeyi banjye bumva tutarakura ku buryo twakundana. Ngo ababyeyi bawe uri hafi kugira 18? Erega icyo si cyo kibazo cyonyine. Nyamara twari tumaze gukundana. Ntiwemere rwose kuba twicira ibintu. Ja, hari intego nifuza kugeraho. Gusa mbona tudahuje intego. Intego uvuga ni izihe? Ubupayini, wenda no kwiga ishuri ry'ababwiriza b'ubwami. Ariko nawe ibyo sindabirwanya. Ariko nta n'icyo ukora ngo ubigereho. Umva, ndemera ko hari igihe njya nsiba amateraniro, kandi ko ngomba kumara igihe kinini mu murimo. Ibyo ndabyemera, ariko ngiye kugira icyo nkora. Ryari se? Simbizi, ariko urahari. Ushobora kumfasha? Gese ninde uzamfasha? Sha wambabariye. Oya. Oya, urabyanze? Unyihanganire. Wari uzi n'ikindi? Sinari nzi ko wari ukumeze. Meze ntese. Nzi ko hari ibyo ngomba gukosora. Nibwiraga ko uzanyihanganira, aho kumva ko ntacyo nzageraho. Ariko si ibyo mvuze. Nibyo? Urashaka kuvuga ko wemeye ko dukundana? Byahe, uzi n'ikindi? Nanjye sinakundana n'umuntu nyitezeho ubutungane. Ibyo si byo. Wowe si byo ukoze. Jacques. Mega ugeze hano utese? Ndimo gutembereza Simba. Wowe se bite?
ntegereje ibikoresho byo muri resitora ya papa ubwo mu kanya biri bube bihageze. usanzwe tuganira ariko sinabonye uko nkubwira ko nababajwe n'ibyabaye hagati yawe na Elise. Rwose yaragukundaga. Urakoze. Ahari. Wenda hari igihe byakongera gucamo. Sha ntibyashoboka. Ubu hashize amezi menshi. Kandi uzi n'ikindi Mega, ntitwari dukwiranye. Koko se? Mbese ni wa mukobwa uba yiteze ubutungane ku bantu. Uretse n'ibyo kandi nawe ubwe ntiyarazi ibyarimo. Nibyo? Nanjye narabimubwiye. Koko se? Nta kindi wamubwiye se niba atari ibanga? Umva se, namubwiye ko uri umusore mwiza kandi ko kwitesha ari ikosa rikomeye. Warakoze. Sinari nzi ko nkunda bigezaho. Oya, si ibyo nashakaga kuvuga, ahubwo nashakaga kugushimira. Ni ukuri biranshimishije. Reka njyane Simba gutembera, hari igihe ijya yisaza. Sinifuza ko biba, reka nkureke ugende. Sawa, tuzongera. Bye. Yego. Urakoze. Mega, ibi ni ibyawe. Mega, nasanze aka kabera Simba. Mbonye naka, nsanga katakugwa nabi. Ubwo uzambwira. Yari Jacques. Nta kantu ko kurya ukeneye se? Yego sha. Ubonye indi message? Mega, ibyo urimo urabizi? Ntiwatandukanye na Jacques? Nibyo, byararangiye. Icyo si cyo kibazo. None se ikibazo ufite ni iki? Ubwo ubona gukundana nawe nta kibazo kirimo? Mu buryo bw'umwuka. Umva, njye nawe ntitubona ibintu kimwe. Njye simwitezeho ubutungane nkawe. Ubwo ntubona ibibazo wahura nabyo se? Oya, ntabyo. Mbona byose ari byiza. Usibye n'ibyo kandi namuhindura. Mega, umuntu utaranabatizwa? Jacques ntakuze mu buryo bw'umwuka. Ibibazo n'ibivugo uzaba ukeneye umuntu ukuze mu buryo bw'umwuka. Simburana nawe. Kuki utakwishimana nawe? Nifuza ko wagira ibyishimo. Okay, ngaho ceceka rero. Sawa. Birangiriye. Umva, reka nitabe telefone. Ngushimiye ukuntu nyitaho. Ariko uyu wo ni umwanzuro wanjye. Nibyo. Ariko urebe niba ukwiriye. Jacques, bite? Ni sawa. Mbere niho byashoboraga kutugora. Nibyo. Ni byiza. Ni sawa. Sha byari byiza. Sha, tuzasubira. Ugereyo amahoro. Okay, naho usigara amahoro. Nibagiwe ya jacket. Nayisize hano. Nta kibazo. Ariko ntusakuze. Akira ngiye. Bite byanyira ijoro? Papa, urankanze.
mumbabarire rwose ikosa ni iryanjye sinamenye igihe bwiriye bite mama byagenze neza se byari byiza cyane reka mbe ngiye oya burije buretse gato ndashaka kumenya uko byagenze oya mureke ngende ntugire unyohereze mesaje okay ngwino nkwereke kuri interineti nibyo okay ndabona ari nziza mega urakoze nuyambara uzaba uberewe rwose urakoze mama muzaba muberanye rwose na papa mwereke yego sha njye byandenze papa ngwino nkwereke akantu hano mu nzu ndaje mu kanya okay ariko mega icara gato nkubaze ni amahoro se hari icyo ngira ngo nkubaze okay ukundira iki Jacques ni mwiza aranshimisha arakeye n'iki kindi se umukundira mbona atuma nishima mega kuki urwo rukundo rushingiye kuki nawe ko numva umeze nka Elise se Jacques si mubi simvuze ko Jacques ari mubi hari n'icyo mushimira yarezwe n'ababyeyi badahuje imyizerere ntiwumva se ariko umva Jacques amaze imyaka atagira amajyambere umwihanganiye azabatizwa agera no ku zindi nshingano ibyo si ubyemeza ushingiye ku byakora cyangwa ibyagusezeranye papa ntugire ngo ndagusuzuguye rwose ariko iby'inshingano byo nawe ntazo ufite uvuze ukuri ibyo kandi nanjye nibyo bimbabaza ariko ubwo ntubona ko ukabya uretse n'ibyo kandi sinifuza kuzahera ku ishyiga mwana wa si icyo nshatse kuvuga icyo ngusaba ni ukubanza ukitonda uwo muzabana umuhitamo rimwe gusa amahitamo ni ayawe kandi ingaruka niwe uzazirengera umva jye nahisemo neza ni uko utishimiye umwanzuro wanjye mbega nk'uko abantu bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure bararyaga baranywaga ibi se sibyo navugaga cya gihe ni Jacques wari gutanga iki kiganiro ubwo yongeye kwigira mu zindi gahunda icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima mega bite kuri hano ndashaka ko tuvugana umva uretse gato nambara ishati ndahita nza mega mbwira urankunda ndagukunda koko se byagenze bite habaye iki ejo wongeye gusiba amateraniro none se niyo mpamvu uje wiruka nari naniwe cyane rwose ndetse papa yavuze ngo papa arabizanye se kandi nawe ni uko gusaba ahangayitse nzi ko ibyo twiga ari ukuri abantu ntibazabura kujya bakubwira ibyo wakora n'ibyo utakora ariko wowe wumvira umutima wawe nanjye unyumve buriya se mbere y'uko ugira ikindi uvuga uretse gato ndaje nzi ko abantu bagiye kujya bahwihwisa ibigambo ariko njyewe nitayeho kuruta abandi bose ni wowe nagombaga gutegereza ariko hari impamvu ituma nsigaye nkora cyane ndashaka ko nawe ubimenya none ndagira ngo nkwibarize uzambera umugore yego ndabyemeye nikwambike yego ndatitira none njye numva tutagomba guhangayikishwa n'ibyo abandi batekereza ahubwo twakwibanira ibyabo tukabireka kwibanira batabizi ntabwo
okay yego yego Prisi, Eliza araje. Oh, Eli, nishimiye kukubona. Nanjye nuko. Nari ngukumbuye. Nanjye nari ngukumbuye. Ariko nibagiwe isabune. Humura nta kibazo. Icara udusura akanya gato di. Nta kibazo. Twarimo tunywa ka cyayi. Tuguheho se? Nta kibazo. Oh, nuko. Reka nguhe ka cyayi maze ugarure intege. Dore wiriwe uzenguruka isoko ryose ushaka ibintu. Nabihashye rero. Murakoze. Amakuru ki se mwana wa? Ndabona ndaho. Ko mbona utishimye. Nta kibazo. Urumva watubwira se? Sinzi niba aricyo byamara. Tubwire ma. Tubwire. Nyine. Hari umuntu twakundanye umwaka ushize none byarapfuye. Yo. Uwo ni nde se? Ni Jacques. Ese n'uwo? Nuko tukimara gutandukana yahise akundana na Megan. Ariko ntacyo nicuza. Nzi ko nari nkiri muto. Ariko hari igihe njye nibaza niba hari undi muntu nzongera gukunda nka Jacques. Uzabuzwa n'iki se? Yehova yaturemanye ubushobozi bwo kwibagirwa. Iyo ukundanya n'umuntu bigapfa ntibivuga ko byanze bikunze ubuhombye. Hari n'igihe waba ari umugisha ugize. Jacques si umuntu mwabana. Niko abantu benshi bambwiye. Icyakora ubona Jacques na Megan bishimye. Bisaba igihe kugira ngo umenye imico y'umuntu. Umuntu yishwe mu mutima. None se wamenya ute umuntu yishwe mu mutima? Ubundi wirinda guhita umukunda cyane. Kugeza igihe muba mumaze kubona neza ko mukwiranye koko. Mbona abandi bakobwa bose bafite inshuti uretse iki. Ishimira ubuseribateri bwawe ukibufite. Niko twabigenje. Nibyo. Nyuma yaho ni haza undi musore mwiza uzatangira ubundi buzima. Nta kibazo. Reka guhanagura. Ndabona ntacyo bitanga. Ahubwo ubanza birushijeho kuzahamba. Mushakira ikindi kintu cyo kunywa. Oya nta kibazo. Mba nibereye inyuma ya kamera ibi ntacyo bitwaye. Nta kibazo. Akira none. Wakoze kuzeri. Urakoze. Olive. Mwagize ubukwe bwiza rwose. Buretse. Jo, kandi wadufotoye. Nta kibazo. Ni ibiki byagiye ku ishati yawe? Nta kibazo. Ibintu bigutera ikibazo. Mbafotorere. Burya si sawa? Okay. Urakoze. Dore uko imeze. Eri, ni nziza sha? Ni nziza. Ni nziza cyane. Urakoze. Burya witwa Elize? Yego. Nari nibagiwe. Eri, uyu ni John, ni photographe wacu. Reka nsange David turi busubire. Nongeye kugusaba imbabazi. Humura. Ni ishati gusa. Ahubwo ndabona byabaye. Ahubwo utumye mbona uko nzagura indi. Urakoze nawe, inshuti yanjye. None se usanzwe uziranye na David na Olivia cyangwa? Cyane. Ndetse njye na David twarakuranye. Twakuranye n'ubupayiniya. Maze ibyumweru bike ngarutse. Abonye nsigaye mfotora, asaba kumufotora mu bukwe. None waje. Cyane. Maze bakumenaho inzoga. Wagira ute? Yewe wabutashye. Wowe na Olivia se musanzwe muziranye? Twiganye ishuri ry'abapayiniya maze tuba inshuti kuva ubwo. Mwarigize ryari? Waje ukadufotora. Reka njye gufotora gato mbere yuko bayikata. Nta kibazo rwose. Nishimiye kukumenya Eri. Nanjye nuko. Bye. Okay, bye.
iyi mpeta igaragaje ko tubaye umwe. iyi mpeta igaragaje ko tubaye umwe. Nejejwe no gutangaza ko mubaye umugabo n'umugore. Ushobora gusoma umugeni wawe. eri mega amakuru yawe sinari nguherutse. sha nanjye nuko rwose. uyu ni Christina mpora numva bavuga. niwe uraheri? Amakuru ni sawa. ufite umwana mwiza. urakoze. asa na mama we. ariko burya igihe kirihuta cyane. ni ukuri. ko muri hano se bite? twagarutse inaha. nibyo? yego. kuki se? mubwire. papa yafunguye indi resitora inaha mu mujyi, kandi izayoborwa na Jacques. sha ni byiza. gukora ntaha byaramvunaga nuko turimuka. ni byiza cyane. ahubwo ubu twamaze guha akazi na Roger. Roger mwakinanaga umupira ku ishuri? ye niwe. ahubwo uranyibukije we, dusigaye tuba mu nzu ya hatari. uzaza urebesha. nzaza. nibyo, ariko kwishyura bizambiza icyuya. sinyikwiriye se. niyo igukwiriye. ubwo nzaza ndebe. wowe se uracyakora iki hano? ushatse kuvuga iki? ni uko gusa numvaga wagombye kuba ufite akandi kazi. sheri reka tugende tudakererwa. nibyo, tugomba kubanza gusiga Christina kwa mama. ni ukuri nishimiye kukubona. nanjye ndishimye cyane. urakoze. eri mfite Joe. sinari nzi ko yuko izina ryanjye. sinapfa kwibagirwa ikizinga nashyize ku ishati yawe. narababaye. umureri burya yose nayihinduye umutuku. nishimiye kongera kukubona. nanjye. waje nta kudusura? oya narimutse. nibyo? maze hashize amezi 6. ese none se usanzwe uza hano? oya ubu ni ubwa mbere. nawe se? oya njye nkunze kuhagera kuko mpaca ngiye mu rugo. ubanza ukunda ibintu by'amafoto? nabonye amafoto y'ubukwe bwa David na Olivia yabaye meza cyane. waragakoze rwose. urakoze. ariko nkubwije ukuri, gufotora amafoto y'ubukwe si byo nkunda cyane. gusa bimpa udufaranga. ayo ukunda cyane ni ayahe? uroye ni nkaya. ngwino nkwereke.
iyi ndayikunze. Nibyo? Itandukanye n'izindi zose ziri aha. Nibyo? Kuki? Ikigaragara nubwo ubona bashaje, urukundo rwabo ntirusaza, ruracyakomeye. Uratekereza iki? Ubundi amafoto agaragaza ibintu byigeze kuba mu gihe runaka, ariko iyo ihita igaragaza ibyabaye mu buzima bwabo bwose. Nuko nyibona. uzi ko ntari nigeze mbitekerezaho, ariko ndumva uyifotoye yakwemeranya nawe. Ninde? Ni umuntu usanzwe. Reka nkwereke n'indi hano. Wakoze kwemera ko nkwereka amafoto. Byari byiza cyane. Ndishimye. Iyi ni ya foto? Ni ya foto wahoze umbwira? Yego. Sha, irababaje cyane. Yego, hari ibyo yanyibukije. Wigeze ufata umwanzuro uzi ko ukwiriye ariko ugakomeza kukubabaza? Cyane rwose, cyane. Hashize igihe murumuna wanjye aciwe, ubwo naretse kwifatanya nawe. Nzi neza ko wari wo mwanzuro wari ukwiriye, ariko ntibyanyoroheye. Muri Petero wa mbere 5:7 haramfashije. Yehova twitaho. Burya ntituba turi twenyine koko. Ni mama. Namubwiye ko mpita ntaha. Reka nkore ko ugende, ariko hari imbeho. Akiri kote wifubike. Oya? Ni ukuri rwose ndakwinginze. Niho gato, ariko nta kintu bitwaye. Urakoze. None se uzaribona ute? Vuba mfite disikuru mu itorero ryanyu, ubwo nzarifata icyo gihe. Bye John. Bye Eri. Ikibazo cyanyu ni iki murusha izindi resitora kandi n'iki mwabwira abakiriya banyu? Icyo ni ikibazo cyiza. Amafunguro yacu abategurana ubuhanga bwinshi pe, abereye ijisho kandi agatangirwa ahantu heza nk'aha hafite isuku. Hari igihe bagira ngo ni amakabyankuru, nabo bazaze bihera ijisho. Yego, ndumva ibi bihagije. Ntibyari bigoye. Sawa. Urakoze Joe. Urakoze nawe. Ahubwo umbwirire Shake ko nahageze ariko akaba atashoboye kuboneka. Yego. Ubwo ndibuze kumubwira. Sawa rero. Sawa. Umugoroba mwiza. Uramuke. Bite se? Wazindutse? Bite Jean? Ndifuza ko tuvugana. Ufite akanya? Wapi nta mwanya. Oya. Akazi kenshi. Ni ibintu by'ingenzi. Minota mike gusa. Sawa. None se bite bya Megan? Ni sawa. Arishimye? Yabuzwa n'iki sandira amafaranga? Wabonye impamvu naretse gushaka? Shayo nanjye mbimenye. Umva rero icyo nagushakiraga. Ejo byakugendekeye bite? Habaye iki se? Ejo si wowe wari wavuze ko uza kuhora ukavugana n'abanyamakuru? Babarira rwose naribagiwe. Ahubwo se wavuganye nabo? Urambaza niba narabigukoreye? Yego, navuganye nabo. Ubundi se sinsigaye nkora akazi kanjye n'akawe. Ntugakabye. Nimugoroba nari mfite amateraniro. Nari maze igihe ntajyayo. Megan nawe yampazaga ku nkeke. Ibyo ndabyumva rwose pe.
kandi ibyo ni uburenganzira bwawe. Ariko umenye ko akazi kamaze kuba kenshi muri iyi minsi. Ugomba kuba uhari. Ariko ubu rero ndahari. Umva ja, ubu sibwo tuba dufite akazi kenshi. Tukagira ryari? Ku migoroba na weekend. Ibyo urabizi. Umpa akazi wavuze ko tuzajya dukorana nk'ikipe. Ndabeshya? Ye, narabivuze. Ariko niba mbyibuka neza, ikipe ibigizwe n'abantu barenze umwe. Noneho mbabarira. Shaje ureka kuba umwana. Ibintu byarahindutse ubu. Ubucuruzi ntibupfa kwikora. Ndabizi. None urashaka ko nkora iki? Nshaka kumenya niba uzajya uboneka. Mbese nkumva ko uhari. Nzabikora rwose. Nibyo ngiye kwitaho mbere y'ibindi byose. Uzabikora? Okay. Kantegereze. Bite sheri, wagize akazi kenshi? Kari kenshi byo. Umaze iminsi ugira akazi kenshi? Ibyoroshye, ku kazi baba bankeneye cyane. Nibyo. Ikibazo gusa nuko akazi gasigaye karuta amateraniro n'umuryango wacu. None se, ako kazi siko gatumye ubayeho utyo? Urashaka se ko nkora iki Mega? Umwana aragukeneye. Nanjye nuko nkeneye umugabo wita ku bintu by'umwuka. Ariko ubwo ntubona ko nkuru uko nshoboye kose? Ndagerageza. Niba utabibona, uragira ngo nkubwire iki kindi? Reka mbe nigendeye. Umusore yavuze muri disikuru. Si nziza? Irimo utuntu twinshi. Bitandukanye n'izindi busore. Iyi ikunze gukoreshwa n'abashakashatsi. Nakoze kuza kuyireba. Jane bitese? Ni sawa. Wakoze pe. Urakoze. Mufite abana benshi mu itorero ryanyu. Disikuru watanze yari yava. Urakoze. Bakunze urugero rwa busore. Urakoze. Ushobora kuba ukunda abana? Hari impamvu yabyo. Oh, wa murumuna wawe? Yego. Ubwo rero ngerageza kugira abana ku mutima hakiri kare. Eri, nyihanganira gato. Namusezeranyije ko ndi bumwereke busore nyuma y'amateraniro. Nta kibazo. Ni umunota umwe gusa ndahita ngaruka. Nta kibazo. Peteri, ni byiza? Wamubonye? Yewe, ndabona ari umuvandimwe mwiza pe. Ibyo byo ntubeshye. Dusanzwe tuziranye n'umuryango we. Buriya ariko icyo nkundira uriya muvandimwe cyane kurushaho ni ukuntu atarangazwa n'abahora bamwirukaho ngo bamuhe akazi. Akahe kazi? Ngira ngo uzi ko afotora ya mafoto ubona mu binyamakuru no mu mazu abamo ibihangano by'abanyabugeni. Usanga bose bamwirukaho ngo bamuhe akazi. Ese? Ariko arabahakanira. Ntashaka kuba kure y'itorero rye. Nibyo? Ariko rero nubwo akunda akazi ke, ubona yita cyane ku bintu by'umwuka. N'umuvandimwe mwiza rwose. Birashoboka? Ariko disi ngo agiye kugenda. Uvuze? Ngo kugenda? Niko numvise. Aha rubanza agiye gusubira iwabo. Ndabona imodoka ije. Reka ngende. Tuzasubira. Bye. Bye.
mega biteri waje wenyine? yego nari nkeneye kuruhuka maze nshaka usigaranira umwana. Okay. Nuza kugira icyo ukenera umbwire. urakoze. uracyakunda icyayi se? yego. sha ndabona utarahindutse. mega ni amahoro? ni amahoro, meze neza. nibyo? sha ndabona hari ikitagenda. jacques yarantaye. oya mega, byamaze iminsi runaka ariko nyine twari twatonganye bihagije, sinatekerezaga ko ari kuriya bizagenda. humura, ntarirarenga mega. nta garuriro. mbere nabonaga ibintu byose ari byiza, ariko buhoro buhoro bitangira kuzamba. none se mega mwabiganiriyeho? nabanza be no mu rugo arahaba se. abasaza se ntibabafasha? narababwiye ariko ntiyigeze abonana nabo. sinzi icyo nagukorera. oya ndeka. ngo nkureke? sinkeneye abangirira impuhwe. mega ntunyumve nabi. si wowe wenyine, abantu bose bihakungirira impuhwe. mega cyane cyane papa. sinzi nicyo naje gukora hano, reka ngende. umva mega, nge nawe niduhuje ibibazo na gato ntushobora kuzigera unyumva. mega yehova yagufasha bigakemuka. nari niteze ibitangaza ariko ubu ngubu bwo namaze kubona ukuri. ugeze hano ute? numvaga waragiye. nibyo nagiye mu rugo gufasha ababyeyi igihe gito. none ntacyo nibarizaga. urimo urakora mu biki? finisaje. ndumva ari bishya. nanjye sinzi ibyo ari byo. wowe se? mu mashanyarazi. nibyo ndabibona. mu nsinga. nishimiye kongera kukubona. nanjye ni uko. reka mbe nsubiye mu kazi. nibyo reka nsubire mu nsinga zanjye. turongera. sawa. bayi. bayi jo. Deri, turi bujye kureba filime nyuma y'akazi. wakwemera ko yego tujyana? yego. okay, sawa. ubwo nta nimugoroba. saa moya. okay, sawa. nta kibazo. nta nimugoroba. ndahari. bayi. bayi.
John ushobora gusoma umukobwa wanjye nawe mugeni wawe. Bavandimwe na bashiki bacu twakiriye umuryango mushya John na Elise bashinze uyu munsi. Uragiye se? hari icyo bikubwiye se? Oya ntacyo. Hari impapuro nasize hano ndataha ntinze. Si ibisanzwe se? Wenda naba nduhutse induru yawe. Nukuvuze naho sege nawe uraba unduhutse. Si icyo shaka, icyo shaka urakizi. Ugiye kongera kunesha umutwe kandi ikibazo ufite ni ikihe? Ikibazo ni uko utaba mu rugo, umuryango wawe warakubuze, ntujya uboneka. Sindabona umuntu wikunda nkawe. Wowe seke nanjye ngo nshatse umugore mwiza unshyigikira. Wowe se uravuga utyo no kubatizwa n'ibyakunaniye. Nta n'isoni ugira ngo ndorohewe. Simahora cyane kugira ngo ubone ibi byose. Ndakuzi. Ikintu kimwe gusa nabonye ushoboye ni ukwisobanura. Ibi ni byo bituma ntaba muri uru rugo. Ibi ngenda birambiwe rwose. Nanjye uru rugo ndarurambiwe. Nukuvuze nyine. Sawa ngaho nakubwira iki? Here amakuru ya Megan ni ubuhoro ko ntamuherutse. Mu by'ukuri nanjye nuko sinkimubona. Ariko se ari aho yongeye kugirana ibibazo na Jacques. Ese birababaje, nibwiraga ko bizakemuka. urakoze. Eri, uriya ni Helena mwaganiraga? Niwe. Nashakaga kumubaza ibya Megane. Icecekere, nta kigenda. Abasaza ntako batagize. Ubaho bigeze nibo ubwabo bagomba gukurikiza amahame ya Bibiliya. Ye Megane yambwiye ko igihe cyose baganiriye birangira bashwanye. Erega abantu ntibashobora kumvikana ku bintu byose, ariko iyo hageze icyo batumvikanaho baba bagomba koroherana. Nizere ko ntarirarenga. Ntarirarenga niba buri wese yiteguye kugira icyo akora. Ibyo ni ukuri rwose. Wari uzi ko abashakanye bose bajya bahura n'ibibazo, ariko iyo bagaragarizanyije urukundo ruzira ubwikunde, ibyo bibazo byose birakemuka. Ibyo sinzi niba Megane akibyemera. Ni Megane cyangwa Lando? Amakuru y'iminsi ni meza cyane. Uzi ko hashize imyaka n'imyaniko. Ariko ndabona usa neza cyane. Urakoze nawe. Urakoze. Izere ko utagicuruza ikawa hahandi. Uracyabyibuka? Iyo bavuze ikawa ubwonko bwanjye si ukwibuka ahubwo burafoto. Hano hari akavuyo. Wajya hanze kwifatira akayagaza. Yego, sawa.
twigire hariya hari akanya. nta kibazo. Aha ni heza rwose. Ni heza pe. Nibyo, uba ureba no hakurya. Ubu se usigaye ukora iki? Ndi umujyanama mu by'ubuzima. Mu by'ihungabana se? Uroye ni nk'ibyo, ariko by'umwihariko nibanda ku bashakanye bashobora kuba bafitanye ibibazo. Ubwo ufite umugore rero? Twaratandukanye. Ubwo se n'ubu ubeshya? Ngo mbeshya? Ibyo mvuga ni ukuri, simpatira abashakanye kwihambiranaho. Gusa ariko mbafasha gukemura ibibazo bafitanye. Rimwe na rimwe biba byiza iyo bagumanye, ariko hari n'igihe gutana biba byiza. Wowe se bite? Umbabarire si ukukwinjirira. Mu by'ukuri naje hano uyu mugoroba ngira ngo niyibagize ibibazo byanjye. Ino si inkuru. Ubu ngize amatsiko yo kumenya niba nzi umugabo wawe. Twaba twariganye? Oya, ni uwo mu itorero ryacu. Nibyo koko. Wari umuhamya wa Yehova. Yego. Na n'ubu se? Cyane. Ni byiza. Reka nkugire inama. Mu by'ukuri sinzi uko mubanye, ariko hari abagabo n'abagore bagumana kandi bafitanye ibibazo. Basanga badakwiranye kuko hari igihe baba barashakanye huti. Ariko aho gusenya bitewe gusa nuko babona badahuje imico, hari abahitamo kugumana kuko babona ari byo bikwiriye. Nubwo umwe aca iburyo undi agaca ibumoso, amaherezo bataha mu cyumba kimwe. Rekeraho. Ndabeshye se? None se Bibiliya ntivuga ngo bombi bazaba umubiri umwe? Uko ni kwivuga. Ariko se wibwira ko wagira ibyishimo ukurikiza inama zo mu gitabo kimaze imyaka 2000? Wakumviye umutima wawe. Nureba mu mutima wawe uzatahura ko utarabona uw'Imana yakugeneye. Ntawe ugira uw'Imana yamugeneye. Nibyo? None se niki cyakuzanye hano? Umva, umunsi uzashaka ko ngufasha uzaza undebe. Akira. Ubwo tuzaba tuvugana. Wiriwe sheri. Ndaho. Wiriwe ute se? Neza. Eri, ni amahoro? Yego, mpangayikishijwe na Megane. Habaye iki? Navuganye na Helena kuri telefone ngo Jacques yongeye kuva mu rugo. Birababaje. Wamutelefonnye? Narahamagaye ndandika ntiyasubiza. Wagiye kumusura? Ubwo duheruka kuganira ntibyagenze neza. Humura pe. Reka ndabe niba hari imirongo y'ibyanditswe yagufasha, sibyo? Sawa. Nasomaga uyu murongo nibutse kuri inshuti ya Megane, bituma nibaza uko twamufasha. Ugira uti inshuti nyakuri gukunda igihe cyose kandi kubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Ubu se inshuti nk'iyi si yakeneye? Nibyo ni ukuri. Fora ninde? Eri, aho wageze ute? Wanze kwitaba telefone none ndiyiziye. Eri, nahinduye nomero yanjye. Ni abantu bake bayizi. Ntacyo. Ni karibu? Yego. Ariko usanze ngiye? Nta kibazo. Christine ari he? Ari bwiriranwe n'ababyeyi banjye. Hari gahunda ngiyemo. Nibyo. Ibisa ni ibiki? Si ngombwa kubimenya.
nomero zarahindutse, impapuro z'amabanga, sha warahindutse. iyo mba nkiri wa wundi sinari gusaba ubutane. Ugiye gutana se? Nibwo bigitangira ariko Mega simbyumva. Nishaka kubishaka se? umva, kubaho nta byishimo mfite birandambiye, ntabyo ngikeneye. Wibagiwe icyo Yehova avuga se? Wowe ufite umugabo ukunda Yehova, ariko natwe hari igihe tutumvikana. Gusa Bibiliya idufasha nahindura udi. Wowe ntiwabyumva. Nyine simbyumva. Mega uri inshuti yanjye, ndakwinginze. Ngo gushimiye kunyitaho, ariko singikeneye kugira icyo umfasha. Ndabyishoboreye. Ndumva ushaka wasohoka kuko mfite gahunda. Mega. Papa, waje hano gukora iki? Nje kukureba. Mama yarabikubwiye. Nari namubujije kubivuga. Ntiwagombye kuza hano. Dore nakererewe. Mega. Dutembereho gato. Ariko ubundi ibi bizageza ryari? Ndakubaza ngo bizageza ryari? Ibiki? Urabona ibi bintu ngaburiye? Ibi ni byo wagaburira abakiriya? Njye simbyumva. Subizayo vuba. Ndaje mu kanya. Okay. Bite ja? Ndumva naniwe. Urananiwe? Biri bushire. Mbwira sha, mu rugo ni amahoro? Yego, nta kibazo dufite. Umva, kuki utambwira ikibazo ufite? Wabyumva se? Pfa kumbwira. Tugiye gutana. Uti? Abahamya ntibatana. Siko wambwiye? Umva, yavuze ko ari byo ashaka. Wowe se, wifuza iki? Nanjye simbizi. Amahoro. Icyo nshaka ni amahoro mu buzima bwanjye. Yego sindi umujyanama mu by'ishyingiranwa, ariko tumaze igihe kinini tuziranye. Nagiye nitegereza uko byagendaga, iyo witaga ku kazi, iyo ukoranye umwete, ibintu biba byiza. Ibyo uvuga ni ibi. Icyo nshaka kukubwira ni uko wagombye kurushaho kwita ku muryango wawe. Hari ibyo babigisha mu materaniro yanyu cyangwa muri Bibiliya n'ahandi? Urakomeje? Noneho usigaye wemera ibyo birivuga? Si wowe wahoraga umbwira ko ngomba kwita kuri aka kazi? Ibyo koko nakubwiye ko ugomba kukitaho, ariko wenda naribeshyaga. Icyakora nk'inshuti uheruka kugira ibyishimo ukijya mu materaniro yanyu. Wese si kubibona? Ibyo wenda bihaze. Ugiye, ni inama nakugiraga. Ahantu ni heza, sinari mpaherutse. Ubona harabaye hato. Uzi ko tuhaheruka ufite imyaka 7. Nibyo, icyansubiza icyo gihe. Icyanzanye hano si ukugucyurira rwose, kandi sinazanywe no kugucira urubanza. Ubwo rero waje kumbwira ngo nisubireho. Mwana wa, ntugifite imyaka 7, ni wowe wifatira imyanzuro. Nibyo, nahisemo kugira ibyishimo,
amakosa nakoze arahagije ariko ubu ngiye kugira icyo nkora. none se wibwira ko gutana aribyo bizatuma ugubwa neza? Cyane. Sinakubereye urugero rwiza mu buryo bw'umwuka, sinigishije umuryango uko bikwiriye, kandi rwose birambabaza. Papa, ntiwicire urubanza. Oya Mega, maze iminsi nsenga Yehova musaba kumfasha jye na mama wawe ndetse nawe. Niyemeje kwisubiraho nkaba umuntu w'umwuka, kandi ubu naratangiye. Sobanura, sinumva icyo ushatse kuvuga. Mbere y'uko ujya gusaba ubutane bwawe, hari icyo nshaka kukubaza. Ni iki gitumye ugera muri iyi mimerere? Mubwire iki se? Jye na Jacques ntidukwiranye. Oya mwana wa, ntiwamuhitiyemo se? Wahisemo Jacques. Ujya kumuhitamo se wabanje kubaza Yehova? Sinamubajije. None ntiwishimye? Papa, ibyo ndabizi. Mega umva, icyo nshaka kukubwira. Ubu ugiye gufata undi mwanzuro ukomeye cyane. Ninde wibagiwe kubaza mbere yo kugufata? Mwana wa, ibyishimo bizakomeza guca mu myanya y'intoki nukomeza gufata imyanzuro utabajije Yehova nk'ubu. Wowe ntiwabyumva. Nyamara ndabyumva. Simbihamye. Jye na mama wawe ubona tubanye dute? Mbona mukundana. Nibyo. Nibyo. Ariko ibibazo ntibibura. Nuko bimeze. Ntushobora kubona umuntu utunganya mu bana. Kandi mwana wa, urukundo dukunda Yehova nirwo rutuma abantu babiri badatunganye babasha kuba umwe. None se kuki naguma muri iyi mimerere? Nuko wahize umuhigo. Sinzi niba kinkunda nka mbere. Wenda nawe niko atekereza kuri ubu. Shaka uko mwaganira. Iringire Yehova. Ubwo rero waje kumbwira ngo nisubireho? Oya mwana wa, naje hano kuko ngukunda. Urukundo rurihangana kandi rukagira neza. Ntirushaka inyungu zarwo, ntirwivumbura, ntirubika inzika y'inabi rwagiriwe. Rutwikira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Jacques! Umva, nzi gutanshaka hano. Nje gufata utuntu duke gusa nkigendera. Ntugire ikibazo. Ndashaka ko tuganira. Oya! Rekeraho. Ibi ndabirambiwe. Urukundo ntirushira. Jacques! Niki? Navuze ko ntacyo nshaka kuvugana nawe. Ndambiye induru yawe. Jacques, mbabarira ni ukuri rwose tuvugane. Urashaka kongera kunyurira ibyo ntakora? Amaherezo y'ibi ni ayahe? Aba urabibuka. Oya, simbibuka. Ntidukwiranye. Niwe wabyivugiye. Naribeshyaga. Icyo wibeshya ni Mega? Icyo ushaka ni iki? Naribeshyaga igihe navugaga ko tudakwiranye kandi ngusabye imbabazi. Uzabeshya abandi? Njye hari ikintu kimbabaza. Sindi umubyeyi mwiza. Sindi umugabo mwiza. Nta nubwo nigeze mbatizwa. Kandi ibyo uvuga ni ukuri. Nta kindi kintu nshoboye gukora uretse kwisobanura. Ni iki gituma utagenda? Oya turakumana. Ariko sawa nakubwiriye ntiwumva. Oya yewe ntaho njya.
ariko gusa niki gituma unyihambira? nifuza ko wabona ubuzima bw'iteka. eri njye na jacques twafashe umwanzuro wo kudatana. ubu ngerageza gukurikiza amahame yo muri bibiliya. sinzi niba jacques azigera afatana ukuri uburemere, ariko yehova azamfasha. mbe nihanganye. ushimiye ko wakomeje kumba hafi. birashimishije. tugende. yego. Okay. twahisemo kunyura kwa paul na priscilla mbere yo gufata indege. bari batwishimiye cyane. ibaze nawe ko nyuma y'imyaka yose twarageze aho tukemererwa kwiga ishuri ry'ababwiriza b'ubwami. paul na priscilla bamfashije kumva ko umuntu ashobora kubona urukundo nyakuri aramutse ashyize yehova n'amahame ye mu mwanya wa mbere. urukundo nyakuri rurihangana kandi ruhoraho iteka. burya koko priscilla yavugaga ukuri. ubu natangiye ubundi buzima.